hano kuvuga ibyo ntitwaje gusabiriza ntitwaje kuganya twaje kuvuga ngo ibuka kugira ngo utikururire ibyago byagushirisha mu kibazo kirenze icyo wasimbutse. None rero naje kukubaza ngo wowe ntiwibagiwe abo n'Abisiraheli bibagiwe bwari ubwoko bw'Imana. Imana ifata icyemezo. Reka nkubwire munyarwanda, reka nkubwire muntu utuye isi, muntu wumva ururimi turi kuvuga. Abahanga baragenzuye basanga hari ubwoko bw'imbwa butatu. Hari imbwa irinda urugo yaba isi yose bibaye nuko biratangaje kuba ubu ngubu intambara ari cyo kiri kuvugwa. Abantu babeguye ibitwaro bya kirimbuzi, umwanya wo kurasana warabonetse. Abantu ngo ntibashaka kwiyunga, barashaka kurekura n'ibisasu byarimbura isi. Ariko igihe COVID yari yaraje abantu bari baragiye nta gihugu cyahangana, ntacyo rwose, nta ntambara yari ihari, nta wari ukomeye wari uhanganye n'isi rwose, yari COVID, koroneri COVID wese yarasaga kuri corona rwose. Abantu bagezeho ntibayita corona, bayita koroneri COVID. Koroneri COVID yararasaga ukajya mu nzu, Putin akajya mu nzu, Zelensky akajya mu nzu, Netanyahu akajya mu nzu, Hamas ikajya mu nzu. Ariko none bari kurasana. Uku kwibagirwa ntibishobora kuba byatuma nk'uko bivuze duhura n'ikindi gisa na COVID cyangwa kinayirenze? Birashoboka cyane. Niyo kubera umurengwe bamaze kurengwa Imana ibateza Nebukadinezari, arabajyana barabashimuta, bakajya ngo bicara ngo ku migezi y'i Babuloni bakarira bibutseyo. None twebwe niba tutibutse iby'Imana yakoze, tugiye kwikururira ibyago biruta ibyo twabonye. Tugiye kwikururira ibyago, tuzateza igihugu cyacu akaga, tuzateza igihugu cyacu amakuba, kubera ko munyarwanda ntabwo ucyumva ko undi ari umunyarwanda. Munyarwanda ntucyumva ko undi munyarwanda yatera imbere. Kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro, kugira ngo igihugu cyacu tukirinde umuborogo, nuko dushyira hamwe tugakundana. Umunyarwanda agakunda mugenzi we, umuvandimwe akamenya mugenzi we. Urarya ukamena ibiryo wowe ufite umuvandimwe wawe ushonje. Guma mu rugo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru guma mu rugo. Ariko kugeza ubu twahize imihigo tutari guhigura muri aka gahe k'amahoro kajemwo, kandi ntabwo tuzi niba koko Imana bitayirakaza ngo iduteze noneho ibyago birushije COVID. Abantu bakarebye uburyo iyi leta yacu ikora ibintu ku buryo uri umunyabwenge wabyigiraho. Iyi leta yaje igihugu cyacu cyaragize ibibazo, yageze Imana irayikoresha. Ubu hari umuntu kandi utajya wemera ko ari Imana yakoresheje iyi leta, ariko ni Imana yabakoresheje. Ingabo zacu, abayobozi batandukanye basana igihugu, basanga cyari kibaye umusaka, baragisana, barunda ibisigaye, bacunga ibisigaye, kandi baharanira no kubaka ibishya. None abantu barahoberana bakanasomana, ahubwo bigacamwe ukabona ni byiza, ubuzima bwasubiye uburyohe. Abantu baragenda ubu nta ukubaza ikarita yaho ugiye cyangwa iki. Ariko ngo abantu bamaze kwibagirwa kugeza ku rwego rw'uko aka gahenge Imana yatanze kuvaho ibi bintu byoroheye kugeza ubu biri gutuma abantu bakora ibyaha, biri gutuma abantu batubaha Imana, ntibayubahishe n'ibyo yabahaye. Ikindi utararengaho, Imana igiye guca amande abantu birengagije ibyo bavuze. Imana kandi yatangiye guca amande abantu banze gukora ibyo bayisezeranyije. Ugasanga umuntu ngo ahombye amamiliyoni, utayahomba se hari icyo yaramariye abantu? Utayahomba se hari mwene so ufite umutima mwiza wo kugirira neza? Hari amande Imana igenda ica abantu kubera igenda ibaca amande kubera ibintu batubahirije. N'ubundi Imana irakomeje umugambi wayo, uretse n'ubwo izageraho igashyiraho bariyeri ntarengwa. Ariko nk'uko yavuze ngo nzagenda mbica uruhongohongo, Imana izagenda ica amande abantu batubahiriza ibyo bagambiriye. Ufite ubwenge yakiyarura aya mande atazaza arenze n'ubushobozi bwe. Hari igihe umuntu ahanishwa igihano kirenze ibyo atunze rwose, kitava no mu mutungo we cyane, akareba akavuga uti iki gihano bambaye ni umutungo mfite kitavamo.
rwose twirinde tudahabwa igihano kirenze umutungo dutunze. Nta kindi dusabwa ni ukureba ahantu twari turimo turangara cyangwa twari tumaze kujya kure, bituruka mu kwibagirwa, mu mitekerereze, mu mikorere. Erega umuntu ajya yibagirwa n'ibikorwa bye bigahita bibigaragaza koko yibagiwe, uko yitwara, uko yigira, uko agenda, uko yambaye. Uhita ubona ko uyu muntu niwe ejo bundi yibagiwe ahantu avuye n'uko yarabayeho. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Munyemerere mbasuhuze, mbifuriza umugisha, mbifuriza amahoro, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza gukomerera mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amahoro y'Imana n'abane namwe bakunzi bacu, tubana umunsi ku munsi mu biganiro by'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Kandi nzi ko benshi mumaze guhembuka, mugenda mubitwereka muri comment mu buryo butandukanye, ndetse no mu gikari benshi mugenda mutubwira ko ijambo ry'Imana ribafasha, rinyura kuri izi channel zacu. Ndabasuhuje, nimugira amahoro. Nge nitwa Misaga Ruferedi, inshuti yanyu, nkaba umwigisha w'ubutumwa bwiza, n'ubundi mbifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu. Twakiriye umukozi w'Imana, si ubwa mbere tubanye nawe kuri izi kamera. Aragarutse kandi kugira ngo atugezeho icyo Imana imusize ku mutima. Reka mwakire n'ubundi abasuhuze. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe akurikiye iki kiganiro. Amahoro y'Imana muvandimwe Evangelist Ruferedi. Imana nibaha umugisha n'ubundi nk'uko bisanzwe. Nakomeza nivuga n'ubundi nk'uko mubizi, ninjye Ndagijimana Gabriel, intumwa y'Imana. Nababwiye ko iryo zina naryo rijyaho intumwa y'Imana kubera impamvu y'intego mfite. Imana rero nibaha umugisha, nongeye ngarutse kugira ngo tuganire nk'uko bisanzwe. Nababwiye ko impamvu ndi kwibanda kuri izi kamera ni ukugira ngo ntange umusanzu wanjye aho ngomba kuwutanga. Ntange umusanzu wanjye ku byo mbona nkwiye gutangaho umusanzu wanjye, kuko umusanzu wanjye ntabwo ari kuri byose. Amen. Urakoze cyane Gabriel, intumwa y'Imana. Reka tugusaba usenga Imana noneho twinjire mu kiganiro. Mana, tugushimiye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye amahirwe twagize uyu munsi, tugushimiye ko tubaye bamwe mu banyamahirwe bakiri guhumeka umwuka wazima. Ibyo bisobanuye ko hari umugambi ukidufiteho, hari icyo ushaka ko dukora. Ushimwe rero kuko uyu munsi uduhaye amahirwe yo kuza kuvuga ibyawe, kwibukiranya, kwibutsa abantu kuri izi kamera, kugira ngo dukomeze uru rugendo, kugira ngo dukomeze kwibuka ibyiza utugirira. Urakoze kuko ugiye kudufasha nk'uko usanzwe udufasha, mu izina rya Yesu, amen. Yesu aguha umugisha Gabriel. Uyu munsi rero wateguye kutuganiriza kuki? Uyu munsi nk'uko bisanzwe nateguye kuganira ku bitari kure y'inzira y'ubukristo. Uyu munsi n'ubundi nshaka ko twibukiranya ku by'uru rugendo. Ntangiye nkubwira ngo ongera wibuke, kugira ngo bitagukururira ibyago cyangwa ibindi byago. Ongera wibuke kugira ngo utitera kwikururira ibindi byago. Noneho rero ndagira ngo kubera icyo kirango mvuze, titire y'ikiganiro turi buganire iragira iti ingaruka mbi zo kwibagirwa iby'Imana yakoze cyangwa yagukoreye. Ingaruka zo kwibagirwa ibyo Imana yakoze cyangwa yakoreye umuntu. Niyo magambo uje kutuganiriza. Ayo niyo magambo turi buganireho uyu munsi.
Gaburiyeli, mbere y'uko wenda winjira muri iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ujya gutegura cyangwa guhabwa insanganyamatsiko ngo uzubwire abantu ku ngaruka zo kwibagirwa, hari amakuru ufite y'uko hari abantu baba baribagiwe? Yego. Abambere ndi butangeho urugero ni ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Aba kabiri ni Abanyarwanda. Aba gatatu ni isi yose. Ubundi ngo mu bintu bigize umwana w'umuntu ngo habamwo umwanya witwa kwibagirwa. Mu bintu akora cyane, kwibagirwa nicyo kiri mu bintu bifite umwanya munini ku muntu. Niba hari ushaka kunyomonza impamvu hajeho izi kamera, izi mudasobwa, iri koranabuhanga, ni uburyo umuntu yiremeye kugira ngo bimufashe kumubikira ibyo atashobora kwibuka. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumva ikintu nonaha agahita akibagirwa. Niba ngiye kuvuga ubu hari abantu bazabyumva, babyumva umunsi umwe bahite babyibagirwa. Niyo mpamvu ngusaba ko byaba byiza niba ushaka gukorana n'Imana neza, iki kiganiro jya ukirebe inshuro nyinshi. Nubyuka mu gitondo ugikandeho, watireka niyibutse, ejo usubire ukirebe. Ibi bintu ngiye kuvuga nababwiye ko ndi intumwa y'Imana, bizagufasha muri uru rugendo kugeza ku rwego rw'uko ushobora kwitondera, kuko ibi bintu ngiye kuvuga ni nkaho ari ibyapa by'urugendo. Hari icyapa kibuza, ikiburira, ibintu nk'ibyo, ikimenyesha, ikiranga, ikimurika. Ibi rero bizagufasha kukuyobora muri uru rugendo. Niyo mpamvu narebye ntiko ndi intumwa y'Imana, uyu munsi nabwira abantu iki? Imana numvikize ku mutima ati babwire ko bibagiwe. Abantu ndawaze Imana ko numvira mu mutima, ntabwo ari ijwi. Nge nganira n'Imana mu mutima, nkatekereza, kuko burya nababwiye ko iyo uhora utekereza neza n'Imana ikutekereresha ibintu byiza byo byakiza abantu. Nuko nk'intumwa y'Imana rero noneho ndaje kugira ngo mbabwire ijambo Imana yanshyize ku mutima. Bwira abantu ngo baribagiwe. Ndibaza abantu bibagiwe ibiki, ko mbona imirimo yabo bari kuyikora bashishikaye, ariko nkumva ubwenge buva ku Mana buri kumbwira ati ahubwo kuba abantu bashishikaye ibyo bari gukora nibyo bitumye bibagirwa iby'Imana yakoze. Bo bashishikaye ibyabo, bashishikariye gukora ibyabo, ariko ntabwo bashishikariye kwibuka iby'Imana yakoze. Twagiye rero mu kiganiro. Yego. Tugiye gutya, reka duhugurane, tubwirane, tubwizanye ukuri. Ejo utagenda nk'utagira ubwenge. Ntabwo hano twaje gutukana. Iryo jambo Bibiliya irarivuga ngo mugende nk'abakozi b'Imana, mwe hato mutagenda nk'abatagira ubwenge. Ntimuba abapfu. Ni ukuvuga ngo rero nje kukubwira ibintu ugomba kugendana n'Imana wibuka. Munyarwanda, turi Abanyarwanda. Mu Rwanda ni 90 hejuru kuzamura k'ubukristo. Niyo mpamvu kubwira umunyarwanda birumvikana cyane. Ntawe utazi Imana, nta bagisenga Ryangombe, nta bagisenga Nyabingi. Niba banahari, abo nabo bazi ko hari Imana yera ihari. N'ubundi twasanze babikora, ariko ngo hari igicaniro ngo cy'Imana itazwi, ngo Imana yera. Nuko bari batarayimenya. Aho bayimenyeye rero ubu basenga Imana. Kukubwira rero munyarwanda, nta dini mvuze. Ntabwo nshaka kuvuga ngo hari idini runaka, ahubwo wowe mu Kristo, wowe uzi Imana, wowe ushaka kuzagabana umugabane wo mw'Ijuru, wowe uzi ko muri iyi si atari iwacu, wowe uzi ko uzapfa urugendo ntirurangirira aha, ugomba kwibuka ibi bikurikira. Hari ibintu byabaye ku Bisiraheli, niyo mpamvu ndabatangaho urugero. Ibintu byinshi twebwe abakristo turavuga ngo tubikomora ku Bisiraheli kubera ariho agakiza gaturuka.
kaje kavuye mu Bisiraheli. Ubwo rero bari ubwoko bw'Imana bwonyine, ariko kubera Kristo yatugiriye ubuntu akitanga akacungura n'abatari babyemerewe tukaba ubwoko, natwe twabaye ubwoko. Noneho si Isiraheli gusa, ni Abanyarwanda muri rusange n'isi yose. Hari n'isomo ribyemeza mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere igice k'16 haravuga ngo ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuza ibi nk'uko nabo babyifuje. Ngo ubuzima bagiye banyuramo bwababereyeho kugira ngo buzaduhindukire akabarore, ndetse ako kabarore banavuga ku murongo w'11 niwo babivuga neza ngo ibyo byababereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Amen. Nuko ibintu bimeze, wenda hano nge muzajya mumbona ntakoresha gusoma amagambo cyane, tuzajya tunyuzamwo tuyasome kuko ibintu byose tuvuga biri muri Bibiliya. Ariko sinzafata ngo dusome kuva itangiriro ngo abe ari byo twirirwamwo, kuko nzi neza ko abantu bageze no ku rwego bibagiwe ko bagomba kurya ijambo ry'Imana, ahubwo kuribasomera ryinshi urangiza basinziriye. Urisoza rwose, usoza gusoma bamwe basinziriye, bamwe barambiwe. Nzajya mbibabwira nk'inkuru kuko nzi neza ko abantu benshi bakunda inkuru. Niba udakunda ijambo ry'Imana, aho basi rikunde mu nkuru. Twakuzaniye ubundi buryo bwo kurikubwira binyuze mu nkuru. Twagiye ibi ngibi uri kuvuga ngo turagiye Abisiraheli bite byabo, uzanye Abisiraheli mu Rwanda gute? Ariko icyo nshaka kuvuga, iyo dusomye mu itangiriro dusanga mw'umugabo Aburahamu, dusanga ubundi ubwoko bwa Isiraheli butangirira ku rubyaro rwa Aburahamu. Iyo turebye, Aburahamu yabyaye Isaka abyara Yakobo na Esawu. Yakobo rero niwe waje kuba ubwoko bwa Isiraheli, niwe waje kuba Isiraheli. Ntabwo nje kukubwira amateka, ahubwo nje kukubwira uko ibintu abantu bibagirwa. Aburahamu nusoma itangiriro ibice 15 umurongo wa 11 kugeza 14, Aburahamu Imana yamukuye mu gihugu cya Uri y'Abakarudayo, iramubwira ati genda nzakugira ubwoko. Arayumvira aragenda, ariko ageze mu gihugu Imana yari yamubwiye ntiyagira umugisha wo kubyara, ntiyabyara rwose. Akora nk'uko abandi bakora, yari afite umugore rwose, ariko biranga kubyara. Arategereza, imyaka irashira, abona biranze. Aravuga ati Mana, ko wambwiye ko uzangira ubwoko, ubundi nkaba mbona Eliyezeri wavukiye iwanjye ari uzaragwa, ibyanjye bimeze bite? Ni ukuvuga ngo Imana imaze kubona ko ari kwiganyira ko atazabyara, imutegeka ibyo akora bijyanye no gutamba. Ajya gutamba, ageze ku mugoroba ngo arasinzira bitewe n'umwijima, atewe ubwoba n'umwijima wa nimugoroba. Arasinzira kuko yari akiri maso, yari ari gukubita inkongoro ngo zitagwa ku bicaniro, ku bitambo. Ni ukuvuga ngo byagezeho rero asinziriye, inkongoro zigwa ku gitambo ziracyonona, bituma Imana iziramubwira ngo kubera rero ibi bitotsi byawe, ubwoko bwawe buzagukomokaho bazamara imyaka 400 mu gihugu kitari icyabo. Nguko rero uburyo Abisiraheli baje kujya mu Egiputa, nyine byaje gusohora, bajya mu Egiputa kugeza igihe bakoze imyaka 400 iyuzuye. Rero aha niho nshaka ko duhera. Imyaka 400 yuzuye, Imana yohereza Mose kubakurayo. Twihute, Mose yabakuyeyo, ibitangaza bimaze kuba 10 Imana ikoreye kwa Farawo. Babona ukuntu amazi ahindutse amaraso, babona ukuntu urubura ruguye mu gihugu, kandi aho bari batuye i Gosheni ntabwo byahageraga. Imana ikabikorera kugira ngo bamenye ko ari Imana ibakunda, ari Imana nziza, ari Imana ibitaho. Imfura zose zarapfuye ku cyago cya nyuma,
ingoma, ariko bo nta kintu cyabo cy'imfura cyapfuye. Bavuye mu Egiputa bari bananiwe ku buryo hari ukuntu rwose babakoreshaga kugeza ku rwego rw'uko bajyaga babategeka abagore bagakama amashereka yabo, abagabo bakayatemangisha icyondo cyo kubumbamo. Mubanze mu nyumvire icyo kintu. Abagore gukama amashereka bakayakamira mu cyondo kugeza igihe gitemanzwe n'abagabo bakoresheje amashereka. Wari umubabaro ukaze ku buryo utari kwifuza kuwujyamwo cyangwa kuwugumamwo. Imana ibakurayo, bageze ku nyanja itukura, Imana ibakuza ibambukisha ukuboko gukomeye, amazi yigaburamwo kabiri, inyanja icikamwo kabiri. Barabibona ukuntu amazi atandukanye, bagacamwo inzira yumutse. Ibyo byose barabibona, ngo ariko bageze mu butayu bagenda bibagirwa. Buriya inshuti ubana nazo, abantu ugendana nabo, bashobora kukubera kimwe mu bintu bishobora kukwibagiza iby'Imana yakoze, kuko ntibaba bazi aho watangiriye. Hari abantu bari bometse Abisiraheli ubwo bavaga mu Egiputa, hari Abanyegiputa bambukanye nabo, babashyiramo umusemburo wo kwanga Imana. Uko batindana babona utubazo tugenda tubera mu butayu, bakagenda banga Imana, n'Abisiraheli birabafata, bigeraho bitotombera Imana, barushya Mose, bageraho baravuga ati n'ubundi ariko Imana utubwira ko tubona tutari no kugerayo, n'ubu butayu buragoye, inzara iraturya, kandi nibuze nubwo badukoreshaga uburerwa. Batangira kubona icyiza mu ikibi, batangira kubona cyari kibi cyari kibaye cyiza. Ngo nubwo badukoreshaga uburetwa, ngo ariko twaryaga inyama, ngo twaryaga tungurusumu, ngo ayo madegeda yari ahari, ngo none tugiye gupfira mu butayu. Bari ubwoko ngo butagondwa ijosi, kugeza ku rwego rw'uko batasabaga Imana batuje nk'abantu bazi Imana, nk'abantu bazi ibitangaza yagiye ibakorera. Reka twumve uburyo byabagendeye. Uradusomera mu Kubara 14 umurongo wa 11, usome 12, utsimbuke gato n'ubundi icyo gice usome 26 ugeze 31. Niyo mirongo turasoma gusa. Wadusomera? Reka dusome Kubara igice k'14 umurongo w'11 na 12. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura, buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nkorera hagati muri bo? Ndabateza mugiga mbakureho umwandu wabo, nkugire ubwoko bubaruta ubwinshi, bubarusha amaboko. Umurongo wa 26, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza kwihanganira iteraniro ribi rinyitotombera. Numvise kwitotomba ko Abisiraheli banyitotombera, babwire uti, Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahishishije kumanika ukuboko yuko nzabakuramo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze. Amen. Amen. Nuko ijambo ry'Imana nkeka mwaryumvishe, ntabwo nza kubivugaho byinshi kugira ngo ngere ku ntego. Imana yageze ubwo ifata icyemezo cyo kubarimbura. Mose abasabira imbabazi, bigera ku rwego rw'uko ivuga ngo kubera ukuntu muri ubwoko butagondwa ijosi, ntabwo nzahora nduhanya namwe. Abantu bose bakuru ntabwo muzakigeramwo, abana batoya batabazwe, batahagurutse, batavukiye mwa kiriya gihugu, kuko hari imyaka umuntu atabarwaga icyo gihe. Iyo myaka n'abavukiye mu butayu nibo bazakiragwa, ndetse nibo baziga ibyo kwitondera amategeko y'Imana, aba ari bo bazakiragwa. Nuko byagenze kubera Abisiraheli bibagiwe bya bintu byose iby'Imana yakoze.
bituma Imana ifata icyo cyemezo. Ubwije ukuri uretse umugabo Yesuwa na Karebu nk'uko nabibigishije uko byabagendeye nabo ari nibo bagezeyo ari bakuru, abandi bose bashiriye mu butayu. None rero naje kukubaza ngo wowe ntiwibagiwe? Abo ni Abisiraheli bibagiwe, bwari ubwoko bw'Imana, Imana ifata icyemezo. Reka nkubwire munyarwanda, reka nkubwire muntu utuye isi, muntu wumva uru rurimi turi kuvuga, ubundi hari ubwoko bw'imbwa butatu. Ntabwo nje kubatuka ngo, ariko abahanga baragenzuye basanga hari ubwoko bw'imbwa butatu. Hari imbwa irinda urugo, ikarinda urugo rwa shebuja, ikamenya ko shebuja atashye, ikamenya uko ibigenza, murazizi, baziha na training. Hari n'imbwa burya zishinzwe no kurinda igihugu, bajyana gutegura ibisasu. Izo n'imbwa, bwo ni ubwoko bw'imbwa. Izo n'imbwa rero zinafite umumaro. Ngo ariko burya hari ubundi bwoko bubiri busigaye ngiye kubabwira. Ngo hari imbwa isaba uwo yimye, hari n'imbwa noneho yima uwayihaye. Ibyo bintu bivuze iki? Imana mu gihe cyahise, musubiza amaso inyuma, ubu nje kubabwira icyo Imana yantumyeho, yabantumyeho, yanshyize ku mutima. Mwuka w'Imana numvisha afitiye ifuhe. Musubize inyuma guhera mu 2020. Abantu bari biteze ko ari viziyo 2020, ibintu umurongo uricurika, ikibuga kiricurika, COVID biraje, habaho lockdown, habaho guma mu rugo, ibintu bigenda nabi, tubona isi twikaragiyeho. Abanyarwanda, abakristo turashwiragira, ibintu birakomera, tukajya tubona igihugu ntikizagarura ihumure. Mu by'ukuri Imana yo kabyara nk'uko yatubyaye iradufasha. Lockdown ivaho, agapfukamunwa kabangamiraga benshi nubwo gafite umumaro, ariko hari n'abatagakunda, kavaho. Abantu bajyaga bavuga ngo Mana koko ngo ubu tuzongera guterana, twongere turirimbe dufite iminwa yacu igaragara duseka. Abantu bari bararwaye indwara yo kudahoberana, ni ukuvuga ngo ubu nzongera mpobere mugenzi wanjye, duhuze urugwiro numve. None abantu barahoberana bakanasomana, ahubwo bigacamwa, ukabona ni byiza, ubuzima bwasubiye uburyohe. Ibintu abantu baragenda ubu nta ukubaza ikarita yaho ugiye cyangwa iki. Ariko ngo abantu bamaze kwibagirwa kugeza ku rwego rw'uko aka gahenge Imana yatanze kuvaho ibi bintu byoroheye kugeza ubu biri gutuma abantu bakora ibyaha, biri gutuma abantu batubaha Imana, ntibayubahishe n'ibyo yabahaye. Umuntu yumvaga mu by'ukuri, yarebaga ibintu biri gutikira bye, amamiliyoni yahombye icyo gihe ni menshi. Abantu bamwe hari n'abumvaga bongeye kubona agahenge, ngo hari ibyo bakora, hari ibintu bakubakira Imana. Ariko kugeza ubu no mu rusengero rw'Imana kugira ngo hagurwemo igikoresho ni intambara. Ntabwo ushobora kuba ufite miliyoni zawe 10 ngo ugikuremo ukigure, reka da. Ariko icyo gihe abantu barahombye, niwo mwaka abantu bagiye bagaragaza umubare nyakuri w'ibyo bahombye n'ibyo bari batunze, bakabivuga rwose kubera igihombo bafite. Ariko Imana iduhaye amahirwe yo gukomeza kuba turiho. Abantu bayituye kwibagirwa, bibagiwe ko yadukijije COVID, bibagiwe ko hari imiryango itarashyinguye aba COVID. Ibyo byose nta kintu mu byo batunze, mu butunzi Imana ibahaye, mu kumenya bagenzi babo. Twarareshyaga tugatonda umurongo, bakaduha ibyo kurya, ugasanga na bamwe twagira ngo barakomeye, bakageraho bakajegera, bagafashwa. Ariko ubu
ntabwo abantu bashobora kumenya bagenzi babo. Kuba ufite ibiguhagije ngo biraguhagije ni ibyawe gusa. Imana ngo hari ibintu abantu basezeranye nayo, wowe mu mutima wawe urabizi. Wibuke uhere muri 20, ntabwo nkujyana kure, ni uguhera 2020 kugeza uyu mwanya wumvishije iki kiganiro. Urebe ibyo wavuganye n'Imana ko wabishyize mu bikorwa. Abantu batangira kuvuga ngo bazakorera Imana ngo niwongera ngo Abisiraheli, hari indirimbo ivuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutseyo inanga zacu zimanitse ku biti byaraho twanze kuririmbirayo. Ngo izo ni indirimbo Abisiraheli baririmbiraga ku migezi y'i Babuloni, barajyanywe iminyago n'ubundi kubera umurengwe, barajyanywe w'iminyago i Babuloni kubera umurengwe. Bamaze kurengwa Imana ibateza Nebukadinezari, arabajyana barabashimuta, bakajya ngo bicara ngo ku migezi y'i Babuloni bakarira bibutseyo. None twebwe niba tutibutse iby'Imana yakoze, tugiye kwikururira ibyago biruta ibyo twabonye. Tugiye kwikururira ibyago, tuzateza igihugu cyacu akaga, tuzateza igihugu cyacu amakuba, kubera ko munyarwanda ntabwo ucyumva ko undi ari umunyarwanda. Munyarwanda ntucyumva ko undi munyarwanda yatera imbere. Abantu basubiye mu matorero babona umudendezo, ariko ntiwakumva ko mwene so yagera nk'aho ugeze. Hari amatitire wumva mwene so atageraho, ariko nyamara turi muri guma mu rugo, umuntu wese yaravugaga ngo mbonye ko byose bishoboka, mbonye ko byose bishoboka. Ubu yavuyemo ko Imana yaradusubije. Ibi ni ibisubizo Imana yaduhaye twasengeye, ibi ni ibisubizo Imana yaduhaye twasengeye. Mwibuke ibiganiro nkora hafi ya byose bigaruka ku kintu cyo kwibuka ko mwene so ari wowe ubwawe. Uri igisubizo cya mugenzi wawe, uri igisubizo cy'umunyarwanda. Imihigo wahize ni imihigo yo kugirira neza umunyarwanda. Niba inzu y'Imana imeze nabi isengerwamo n'abanyarwanda, icyo ni ikibazo, kandi Imana yaguhaye umugisha, ariko uwo mugisha ahubwo benshi barawukoresha bagirira bene wabo nabi. Imana rero iragira ngo utaza kuba muri izi mbwa twavuze. Wimye Imana yabiguhaye, kandi nyamara nyuma uzayisaba. Imana iteka iyo ibikozeho warayimye, nyuma isengesho n'iryo gusaba, Mana ongera umpe. Uzi gusaba uwo wimye, mbabarira ntuzabe imbwa isaba uwo yimye. Mbabarira ntuzabe umwe mu basaba Imana batarigeze bayiha. Mbabarira ntuzabe uwasenga Imana yisaba ngo imusubize ibyo yatakaje, ngo yajya yakora neza. Nababwiye ko mu bintu biri gutuma abantu dusenga ntidusubizwe nuko hari bene wacu batabaye inyangamugayo. Imana ikabona ko ntacyo urushije mugenzi wawe, ikawati ndabatungisha amano kugeza imvi zibaye urugenzi mupfe mbacyure, kuko bene wanyu narabatetesheje ibyo banyituye ndabizi. Imana iri kureba mu bantu ikabona hari amadepo y'ibintu bakagejeje kuri bagenzi babo badashaka kubagezaho. Mu by'ukuri nimushyigikira ivugabutumwa. Koko ivugabutumwa ntabwo ari ryiza, ariko se abantu barashaka kuritega amatwi. Ibaze u Rwanda rudafite Imana, ibaze u Rwanda rutarimo abavugabutumwa bakomeza bakumira, bakomeza bashyira amaboko hejuru nka Mose. Ndakubwiza ukuri ko iminsi yose atari ku cyumweru, kandi ko tutazahora tubona abashumba baturirira, abashumba badutakira ngo Mana bababarire. Mose yitambikaga hagati y'Abisiraheli n'Imana akavuga ngo Mana mbabarira niba ugiye kubica, basi nkuraho.
Imana ikabona ntiyakwica umukiranutsi, ikavuga ati Mose ndabikoze, ariko umenye ko nzagenda mbica umugenda, kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro, kugira ngo igihugu cyacu tukirinde umuborogo. Nuko dushyira hamwe tugakundana, umunyarwanda agakunda mugenzi we, umuvandimwe akamenya mugenzi we. Urarya ukamena ibiryo wowe ufite umuvandimwe wawe ushonje, urarya ukamena ibiryo abanyarwanda bagukikije bashonje. Muri COVID abantu barajyaga bareba naho imyanda n'ibyamenetse mu myanda bakabirya. None Imana iradusubije, ntidushaka kuba abantu bazima. Ndakwinginze, ibyo bintu byose byatewe no kwibagirwa, ariko naje kukubwira ngo kwibagirwa bitera ingaruka mbi zituruka ku kwibagirwa, kandi ibihano byo kwibagirwa iby'Imana yakoze biva n'ubundi ku Mana. Imana niyo ibipanga, ihita ipangira abo bantu, ikabemeza, ikabereka ko noneho ari ibintu yari yabakoreye, ari amahirwe yari yabahaye. Ningaruka kuri iyi kamera nzaba nzanye ikiganiro cyitwa ubuntu bugeretse ku bundi, utazajya ubona warahiriwe ngo ugire ngo nuko ufite logike, nuko uzi gukora cyane, nuko usenga cyane, nuko wumvirwa cyane. No, ni ubuntu buba bugeretse ku bundi. Nzabibabwira rero ukuntu ibi bintu byose twigiramwo, dutetamwo, dusuzuguriranamwo, tugasuzugura n'Imana, ari ubuntu bugeretse ku bundi. Gaburiyeli, ntumwa y'Imana, urimo uratubwira ku kintu kigendanye no kwibagirwa. Abanyarwanda bagira umugani uvuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Rwose aho ntitugeze muri cya gihe cya wa mugani koko ushize impumu? Rwose nyakubahwa Alfred, icyo nicyo gihe tugezemo. Tugeze mu gihe umuntu yumva ari kubyina nta kazaza, akabyina rwose nta kazaza, ariko iby'Imana yavuze ntabwo ishobora gukuraho n'inyuguti n'imwe. Ndakubwiza ukuri, twari dukwiye, ahubwo ntitwari dukwiye kuba mu mugani uvuga ngo ukize impumu yibagirwa icyamwirukansaga, ahubwo tukaba muri wa mugani witwa ngo ukize inkuba arayiganira. Twakabaye turi kuganira ku bihe bibi twanyuzemwo, bikadusunikira kubaka amateka yo kwirinda kuzagira izindi ngaruka nk'izo, yo kwirinda kuzagira ibyago nk'ibyo. Nshimira sinzi abantu bakarebye uburyo iyi leta yacu ikora ibintu ku buryo uri umunyabwenge wabyigiraho. Iyi leta yaje igihugu cyacu cyaragize ibibazo, ihageze Imana irayikoresha. Ubu hari umuntu kandi utajya wemera ko ari Imana yakoresheje iyi leta, ariko ni Imana yabakoresheje. Ingabo zacu, abayobozi batandukanye basana igihugu, basanga cyari kibaye umusaka, baragisana, barundanya ibisigaye, bacunga ibisigaye, kandi baharanira no kubaka ibishya. Buri gihe iki gihugu cyibuka intwari zameneye amaraso u Rwanda kugira ngo rube rugeze aho rugeze. Imana yagiye inyura mu ntwari zikanapfa. Buri gihe u Rwanda twibuka abantu inzirakarengane zazize jenoside y'1994. Impamvu rero babibyibuka ntabwo ari ugukuririza cyangwa se ukuzirura urwango, ahubwo ni ukugira ngo batibagirwa, ejo hakagira umunyarwanda wongera gufata umuhoro, ejo hatagira umuyobozi wirara akumva ko abaye igitangaza, akongera kuzamura ibintu by'amoko. Bahisemo kuvuga ngo turi abanyarwanda, ibyo birabaye, tuvuga ururimi rumwe,
n'ibirango niko bivuga. Natwe rero abana b'Imana twari dukwiye kuvuga ngo turi abana b'Imana, kandi dukwiye kwibuka ko turi abana b'Imana, tugahora twibuka uduhiga ko ari Satani kandi ko twese aduhiga. Wabona mwene so yaguye, wiza kuri kamera kumutaranga, ahubwo musange umufate mu maboko, ngo buriya ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba ye kwibwira nk'umaze kuwambura atabarutse, ye kwirata nk'uwikuyemo atabarutse. ubu uracyari ku rugamba. Umuntu hari igihe waseka uwo bari gushinja wenda nk'ibijyanye n'ubujura, ariko nawe nturageraho ahari amafaranga wakwiba ibyibwa. Nta kintu wakwiba urabona cyakugerageza. Uravuga ngo wenda ngo ngewe ngo sinasambana, ariko nturahura n'abakugerageza mu buryo bukomeye. Nturahura n'ikibazo kiguha avantage noneho ngo kikwake iby'umubiri. Hari ahantu umuntu agira intege nke, hari naho agira imbaraga. Ubonye mwene so yagize imbaraga ku ruhande rumwe, ntuzagire ngo ntihari aho yagira n'intege nke. Kandi nubona mwene so yagize intege nke akagwa ku ruhande rumwe, ntuzamutarange, ahubwo musange, umukomeze, umwibutse umubyutse. Nuko twari dukwiye kubaho nk'abana b'Imana basangiye uru rugendo, nk'abanyarwanda dusangiye igihugu dushaka ko tubamwo dufite amahoro kandi tuguwe neza. Intumwa y'Imana, nta muntu wavuga kwibagirwa ngo yibagirwe ikintu cyitwa imihigo. Iyo abantu bari mu bihe bibi bahiga imihigo itandukanye. Mana, nunkura muri ibi nzagukorera, nimbona ndusimbutse nzagukorera ibi n'ibi. Ese abantu ntabwo bibagiwe imihigo? Ndagira ngo n'iki cy'imihigo nacyo ugira icyo ukivugaho, kuko mu bihe bibi nzi neza ko abantu bahiga, ariko ibihe bibi byahita ugasanga kongera kwibuka wa muhiga abantu bahize bibabera ingorabahizi. Rwose icyo uvuze nicyo. Tuvuze ko nta munyarwanda n'umwe utarahize umuhigo kubera COVID yari ije 2020, ntabwo naba mbeshye, kuko nta wasigaye. N'ubuyobozi bwagezeho ati dukora iki, barasenga rwose, baravuga ati abantu nimusenge icyakorwa cyose kugira ngo iyi COVID icike, nimugikore. Twahize imihigo rero nk'abanyarwanda. Nta muntu utarahize umuhigo wo kuvuga ngo Mana dukize iki cyorezo, igihugu cyongere kigira amahoro. Nta mukristo utarahize umuhigo ngo Mana dufashe twongere tubone uko dusenga. Kuko mu rwego rwo kubikumira ibyo byose habagaho kuvuga ngo guma mu rugo munyarwanda, guma mu rugo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru guma mu rugo. Ariko kugeza ubu twahize imihigo tutari guhigura muri aka gahe k'amahoro kajemwo. Kandi ntabwo tuzi niba koko Imana bitayirakaza ngo iduteze noneho ibyago birushije COVID. Ibyo bibaye, yaba isi yose bibaye, nuko biratangaje kuba ubu ngubu intambara ari cyo kiri kuvugwa. Abantu beguye ibitwaro bya kirimbuzi, umwanya wo kurasana warabonetse. Abantu ngo ntibashaka kwiyunga, barashaka ngo kurekura n'ibisasu byarimbura isi. Ariko igihe COVID yari yaraje, abantu bari baragiye, nta gihugu cyahangana, ntacyo rwose, nta ntambara yari ihari, wari ukomeye, wari uhanganye n'isi rwose, yari COVID. Koroneri COVID wese yarasaga kuri korona. Rwose abantu bagezeho ntibayita korona, bayita koroneri COVID. Koroneri COVID yararasaga, ukajya mu nzu, Putin akajya mu nzu, Zelensky akajya mu nzu, Netanyahu akajya mu nzu, Hamas ikajya mu nzu. Ariko none bari kurasana. Uku kwibagirwa
ntibishobora kuba byatuma nk'uko bivuze duhura n'ikindi gisa na covid cyangwa kinayirenze? Birashoboka cyane. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yatekereje iravuga ati kubera ingengeri y'Uwiteka iri mu mutima, kubera iyo ndi kugenda nkora ubushakashatsi nikoresha inama, ibisubizo bigenda biza ati abantu baribagiwe. Indaya zari zaragiye mu nzu, abakina betting bari baragiye mu nzu. Iyo mikino mu by'ukuri ifitiye igihugu akamaro kandi hari abitunze, ariko se mu by'ukuri turi kubahisha Imana, turi guha igihugu amahoro? Abantu uri kujya wumva ngo umuntu ngo yiyahuye, ngo umuntu ngo yishyizemo umugozi, ngo umuntu ngo yatemye umugore n'abana, ngo umugore yishe umugabo. Ibyo bintu ni ibiki? Ibyo bintu nibizanira umuvumo igihugu. Abantu baribagiwe. Covid yari yaraducejekesheje, nta kantu Imana yashyizemwo kawuvati. Umuntu wese akibaza aho yajya, ukuntu yari na wuvati iteye ubwoba. Rero ntabwo wajyaga mu kindi gihugu ngo bikunde. Oya, guma iwanyu uvati. Wagombaga kuvuga ngo shemwa ni wanjye, uraguma iwawe. Ariko ubu indege iri kugenda, Rwanda y'abantu bari kuzenguruka. Twari dukwiye gukora ibikorwa by'urukundo hagati yacu. Twari dukwiye gukora ibikorwa bijyanye na ya myenda y'Imana nababwiye ejo bundi. Twambaye imyenda y'Imana, urukundo, kuvuga ubutumwa, ukuri, kwihangana. Ubu abacuruzi bari kunyonga iminzani. Ubu basubiriye kujya ugasanga imifuka bayigeneye ibiro 50, ugasangamo 48. Nigeze mbaho umucuruzi narangura isukari, ugasanga bakuyeho ibiro 2, cyangwa umuceri ugasanga bagabanyijeho ibiro 2, kandi umufuka ukabona ufunze mu buryo buri original. Ariko icyo gihe twese twari twakinze amaduka yafunzwe, ibintu byakomeye. Ufite ibyo kurya ari we bemerera nawe mu ngamba zikarishye guhaha guhaha ufite yawe cyangwa ku byo waranguye bikagusaba imbaraga nyinshi, kandi no guhaha ugahaha nk'uri kubyiba. Bakavuga ati hari igihe wahaha ugahaha hamwe na koroneri virusi koroneri covid. Ariko none abantu babonye Imana itamuruye igihu. Turi kuririmba ati rwose u Rwanda rufite Imana, isi ibonye Imana. None nta bikorwa by'urukundo, abantu ntibashaka gusangira ibyabo. Twari dukwiye kubana amahoro, tugaha igihugu amahoro, isi ikagubwa neza, Imana ikishima ikarushaho kuvubira imvura igihugu n'isi, tukeza tugatunga tugatunganirwa, tukarya tukarera neza. Gabriel, tugenda tugana ku musozo w'ubu butumwa watuzaniye uyu munsi, buvuga uburyo abantu benshi bagenda bibagirwa, cyangwa se ku ngaruka zo kwibagirwa. Ku ngaruka zo kwibagirwa waduhaye ingero ku Bayisiraheli baribagiwe. Imana iranababara. Kwibagirwa kubamwe ibice byinshi. Hari ukwibagirwa ineza y'Imana ku buzima bwawe, hakaba no kwibagirwa mu by'ukuri ibikomeye wahuye nabyo. Yewe hari no kwibagirwa amasezerano y'Imana kuri wowe, nka kimwe mu bintu bijya bituma na Satani yihebesha abantu. Ugasanga umuntu azi ko afite amasezerano y'Imana yo kubaho, yo kuzakomera, ariko ibihe bibi byazo ugasanga aribagiwe, yigiriye nabi nk'uko waruvuze. Ugasanga umuntu atangiye kwiyahura, yirengagije mu by'ukuri umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ndagira ngo tugana ku musozo ugende utanga inama, kuko hari ijambo riba muri Petero rivuga ngo ubwo umuntu aburiye hakiri kare. Hari n'Abanyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Iyo umuntu amenye urwobo kare yendaga kuzagwamo kubera impamvu, burya abafite amahirwe menshi yo gukira. Ndagira ngo utange inama kubibagiwe aho Imana yabakuye, kubibagiwe amasezerano y'Imana,
kubibagiye guhigura imihigo bahize, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura. Ndagira ngo utange inama kuri abo bantu bose, kuko abari kutwumva aka kanya nuko batarapfa. Kuba batarapfa ni ikimenyetso cy'uko hari ibyo bahindura, ibyo batujuje bakaba babyuzuza. Baha inama. Ahubwo nta nubwo mbisubiramo kuko urabivuze baranabyumvishe. Mu by'ukuri ndireka mbaze umuntu ngo urumvishe, urize, urumva nta kimana intumye, cyangwa urumva hari icyo wumvishemo? Niba wumva hari icyo wumvishemo, hindura ingamba nk'uko natangiye mbabwira ngo uyu mwaka wa 2024 ni umwaka wo guhindura ingamba, ugakora uzi ibyo ukora, ukagenda uza aho ugiye, ukakora uzi ukorera. Nakomeje kubibabwira ngeza ku rwego rw'uko ejo bundi naje mbabwira ko nzanye imyenda y'Imana. Iyo myenda ni mutayambara ntabwo uratambuka rwose, ntabwo Imana mu byago izanateza abantu, ntabwo izakubona impuzankano y'Imana nuba utayambaye. Mwabiriya navuze imyenda y'Imana mujye kukireba niba utarakireba. Uramutse utarakibonye rwose wajya kukireba, wakireba ku Bimukira TV. Bimukira TV wakibona rwose. Ni ukuvuga imyenda y'Imana. Ni ukuvuga ngo narakubwiye ngo ikigo kigira imyambaro cyambara, kampani zikagira imyambaro zambika abazikorera, kugira ngo utandukanye kampani n'iyindi. Nutambara iriya myenda nakubwiye, nutambara iriya myenda turangirwa na Bibiliya iri mu Bagalatiya 5:24, ntiwambare iriya iri mu byakozwe mu byahishuwe 18:18. Ndakubwira ngo ntabwo uza kwambuka aho imbere ntabwo urahaca, urafatwa wowe nkahaduye, kandi wumva uri umwana cyangwa mbese sinzi. Ni nkaho baba bari kuvuga ngo umuntu uvuga ikinyarwanda niwe urambuka, wowe ugasanga urimo uravuga urundi rurimi rutari ikinyarwanda. Ubwo bahita bagushyirahe mu banyamahanga, bakashakisha igihugu cyawe. Ubwo rero Imana ikeneye abambaye biriya ikabarobanura, abo ngabo nibo bazarenga ibyago yateza, naho abandi bose ntabwo bazarenga bariyeri y'Imana. Urakoze cyane, ufite amatwi yumva niyumve, ikindi ukabwira amatorero. Ikindi utararengaho, Imana igiye guca amande abantu birengagije ibyo bavuze. Imana kandi yatangiye guca amande abantu banze gukora ibyo bayisezeranyije. Ugasanga umuntu ngo ahombye amamiliyoni, utayahomba se hari icyo yaramariye abantu? Utayahomba se hari mwene so ufite umutima mwiza wo kugirira neza? Hari amande Imana igenda ica abantu kubera igenda ibaca amande kubera ibintu batubahirije. N'ubundi Imana irakomeje umugambi wayo, uretse n'ubwo izageraho igashyiraho bariyeri ntarengwa. Ariko nk'uko yavuze ngo nzagenda mbica uruhongohongo, Imana izagenda ica amande abantu batubahiriza ibyo bagambiriye. Ufite ubwenge yakiyarura aya mande atazaza arenze n'ubushobozi bwe. Hari igihe umuntu ahanishwa igihano kirenze ibyo atunze rwose, kitava no mu mutungo we cyane, akareba kavuga uti iki gihano bambaye n'umutungo mfite kitavamo rwose. Twirinde tudahabwa igihano kirenze umutungo dutunze. Nta kindi dusabwa ni ukureba ahantu twari turimo turangara cyangwa twari tumaze kujya kure, bituruka mu kwibagirwa, mu mitekerereze, mu mikorere. Erega umuntu ajya yibagirwa n'ibikorwa bye bigahita bibigaragaza koko yibagiwe. Uko yitwara, uko yigira, uko agenda, uko yambaye, ugahita ubona ko uyu muntu niwe ejo bundi yibagiwe ahantu avuye n'uko yarabayeho. Ntabwo twabura kuvuga ko hari n'abantu bajya babaho mu buzima busonza, ariko ejo yabona ibiryo akirengagiza abashonje, akumva ntiyigeze, akibagirwa ko nawe yashonje. Hari uwo naherutse, hari igihe umuntu aho ati umuntu udashobora kwigurira nk'ibabayeho ati ni umugabo cyangwa ukagira ngo abandi bo ntibazi ubwenge. Mu by'ukuri ugasanga umuntu asigaye ari aho ngaho, yabayeho mu buzima bwo gusonza,
ariko yibagiwe ko yigeze asonza. Yewe n'umuntu umusabye ntashobora kumva uburemere bw'inzara kandi yigeze asonza. Bana b'Imana, Imana idufashe. Ntabwo ijambo ry'Imana rimanukira ubusa. Hari impamvu Imana idushoboze rero gushyira mu bikorwa, twe kwibagirwa aho Imana yadukuye, ejo tutazakubitwa inkoni ziruta izo twari twarakubiswe kera. Reka dusabe intumwa y'Imana Gaburiyeli atange nimero ye, noneho tugere ku musozo w'iki kiganiro. Rwose hano kuvuga ibyo ntitwaje gusabiriza, ntitwaje kuganya, twaje kuvuga ngo ibuka kugira ngo utikururire ibyago byagushirisha mu kibazo kirenze icyo wasimbutse. Abantu batabyaraga barabyaye, ab'imiryango yabo itajyaga ikora ubukwe barabukoze, ariko ntabwo bari kwitura Imana ibihwanye n'imihigo bayihigiye. Nimero yanjye rero reka bariyo nsorezaho nyibahe nkuko bisanzwe. Niwumva ari ngombwa kumpamagara uzampamagare, niwumva kandi hari n'ikindi umwuka w'Imana agutekereresheje uzagikore, kuko niwinangira Imana izaguca amande. Ni 0783 44 73 83 0783 44 73 83. Ndabakunda kandi Imana turayisabye ngo igirire neza Abanyarwanda, igirire neza Abakristo, yibuze kurakara kwayo, kuko umuntu mwene muntu yamwa yirushya kuva kera. Ariko Mana ukomeze utanga ihumure ku Banyarwanda n'Abakristo, kandi udukanguze n'abandi bose bari hirya no hino bumva ururimi, kuko kwibagirwa n'ibya mwene muntu. Ubutumwa bureba umuntu wese ubasha kubwumva, nigirire neza isi atibagirwa. Turabashimiye inshuti zacu, Imana nibaha umugisha. Nimukore share, mukore comment, mukore subscribe, nimusangize abandi ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ko Imana izajya ibaha umugisha cyane rwose. Umuhati wanyu n'ishyaka mugenda mugira kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Amahoro y'Imana rero nabane namwe, kandi turacyari kumwe, tuzongera dusubire no mu bindi biganiro bizakurikiraho. Shalom, turabakunda cyane. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.